murakaza neza nanone kuri channel yanjye. Uyu munsi ndabereka uburyo mwakwita ku musatsi wanyu cyangwa se twakwita ku musatsi wacu tukawaha proteine kugira ngo ukure neza kandi urusheho gusa neza. So muri ibyo bintu uzakenera rubamba iri muri kara gacupa nayikoze already, amavoka ufite voka za naturelle nibyo byiza, amavuta ya elayo n'amagi. Okay, urafata bya bikoresho wateguye cyangwa se bya birungo, urafata elayo ibiko bibiri, amagi abiri, rubamba urakoresha ikibabi kimwe, voka yo ushaka wakoresha imwe. Ibyo ngibyo birahagije. Voka ushobora gukoresha voka imwe, ariko niba uri gukora igiponda cy'abantu barenze umwe ushobora kongera nyine ibirungo ukabikuba kabiri kugira ngo bize kubakwira mwese, cyangwa se bitewe n'uko umusatsi wanyu ungana, ubwinshi bwawo n'uburyo ungana ari mwinshi ku mutwe n'uburebure nabyo byakonta kugira ngo bigukwire. Ugenda wongeraho duke duke nyine nawe ukareba ibyakwira mu mutwe hose. Hanyuma niba ushaka kureba ukuntu nkora rubamba kuyitegura kugira ngo ivemo umushongi umeze neza uyunguruye, wakora subscribe, nabyo nzaza kubipostinga nyuma kugira ngo ubone uburyo bworoshye wabikoramo bitakugoye. Igira amahwa, ntabwo byoroshye kuyitegura, ariko nakwereka uburyo bwiza wabikoramo, hanyuma ugakuramo bya bintu bindi byo ku ruhande ugasigarana umushongi wayo mwiza. Okay guys, iki nicyo giponda cyavuyemo. Murabona ko ari cyinshi, ntabwo ari cyinshi cyane ariko cyakorera nk'abantu babiri urebye nabimenye. Ntabwo ntekereza ko ngikoresha cyose, ariko wabika kimwe muri firigo kugira ngo uzagikoreshe ubutaha uramutse utakimaze. Okay guys, ko niko umusatsi wanjye usa nonaha, niko umeze. Ntabwo ariko nifuza ko umeze nyine, urabona ko urumakaye, nta mavuta arimo, urimo repousse, nashyizemo produit, ariko ndashaka gusubira kuri naturelle ngatereka naturelle yonyine. Ni nayo mpamvu ndi gushyiramo izi proteine zose kugira ngo nsubize umusatsi wanjye muri state nziza. Step ikurikiyeho ni ugusigamo cya giponda cyacu. Urafata umusatsi wawe ukawuseparamo ibice bine, guturuka imbere ujya inyuma, umurongo umanuka cyangwa se umusitari. Ugafunga umusatsi wawe nk'ibipande bibiri, ubikoresha akabano ubishaka cyangwa se ukasukamo igituta nk'uko uri kubibona ndi kubikora hariya. Hanyuma cya gipande gisigaye kidafunze nacyo uraza kukigabamo kabiri. Numara kukigabamo kabiri, umusatsi w'inyuma nawo wafatisha akandi kabano cyangwa se ukawusukamo igituta nawo, cyangwa se waba uri kwihuta ukabyihorera nuko urategana cyane. So urafata cya gisuko ugisuke cy'inyuma kugira ngo kive mu nzira. Njye ntabwo byankundiye numvaga ndi kwihuta. Urahita ufata igisokozo usokoze kugira ngo umusatsi wawe uvemo utubure cyangwa se bigutega mu nzira. Njye ntabwo byoroshye kubera ko harimo repousse. Hanyuma urafata cya giponda cyawe utangire usige muri cya gice cy'umusatsi wasize hanze. Usige neza uhereye hasi, making sure ko ugeze ahantu hose. Hanyuma ukwirakwize ugeze no hasi ku misozo y'umusatsi. Ukora uko ushoboye, ugafata igihe cyawe kugira ngo usige ahantu hose. Murabona ko nisize mu maso ariko ntacyo bitwaye. Avoka, elayo, ari amagi, byose nta na kimwe byatwara isura yawe. In fact ibyo bintu bivuga ko bifasha umubiri cyangwa se uruhu. So nibijya ku maso nta kibazo, uretse ko wenda byakubangamira, ntabwo navuga ko bisa neza cyangwa se birguhumura neza, ariko ntacyo bitwaye ku buryo ki wenda byakubangamira ku bijyanye n'uruhu rwawe, kurwara ibiheri n'ibindi. So urasigamo neza, making sure ko byageze ahantu hose, ntagire umusatsi usiga.
usige witonze nka gutyo ureba ndi kubikora, kugira ngo umusatsi wose ube wawukwije poroteyine, hanyuma we kuba hari umusatsi wasigaje, kandi umusatsi wose dushaka ko ukura kandi ukanasa neza. Urasiga neza ugasubiramo ukareba niba ntacyo wasize, nta hasigaye, ugasiga uhereye hasi uzamura, ushaka wahera ku misozo usubira hasi, nabyo nta kibazo, uko wasiga kose uburyo bukubangukiye, ariko ukagira ukasiga ahantu hose ku buryo ki nta gice gisigara. Biba byiza nanone iyo uko uri gusigamo ugenda ukora akamasaje gatoya, ucishamo intoki umekinga ashobora ko ugeze ku ruhu rwo hasi, ukamekinga ashobora ko uri kujya ukozamo intoki ukahamasaja nyine kugira ngo poroteyine ikuremo neza. Ufata wa musatsi umaze gusigamo igiponda ukawukoramo igisuko cy'igituta gihagaze, ukagisuka neza kugira ngo umusatsi wawe uve mu nzira, uri kugukora mu maso as you do the rest of the head. Hanyuma ukagisuka, wamara kugisuka ukagishyira ku ruhande kugira ngo umuvingi on kuri pariti isigaye. Utazi gusuka ibituta wareba ahangaha kuri channel yanjye, hari uburyo buhari naberetse bwo gusuka mw'ibigudi. Nakora n'indi video ubiri questinze, nkabikora buhoro buhoro kugira ngo bikorohere kubikora niba uri umutangizi wo gusuka. Hanyuma ujya ku gice cy'inyuma, cya kindi wasigayeho ku ruhande rwa mbere, warangiza ugasigamo nanone. Processes ni imwe n'iy'igikudi cya mbere twakoze, ni ugusigamo ukamekinga ashobora ko usize ahantu hose, nta pariti usize. Biragoye kureba inyuma mu mutwe wawe ngo urebe niba wasizemo neza, ariko urabifiringa ukamenya ngo umusatsi utandukanye nuko wari umeze nkitangira, kubera ko wagezemo poroteyine. Urabyumva uko uri kugenda wisiga, ntabwo umusatsi uba ukimeze kwa kundi. Urasiga ugasiga ahantu hose, trust me, ntabwo byoroshye. Ijosi rirenda gucika, umuntu aba yarushye, ariko wafata break bishaka, ntabwo ari ngombwa kwivuna, ariko ntabwo wabura kuruha nanone, ntabwo ari akazi koroshye. Urakomeza ugasigamo neza buhoro buhoro, making ashobora ko ugeze ahantu hose mu mutwe, mu musatsi wose ukawukwirakwiza poroteyine kugira ngo uzaze wose usa neza, nta wasigaye, nta kindi kibazo wagize. Urakomeza ugasiga, murabibona ko repuse ziri kundya. Ndi kugerageza gucishamo intoki ariko bikambabaza, ariko nta kibazo, kugenda gahoro gahoro ntacyo bintwaye. Nagiye off camera ndangiza ibisuko byose no gusiga umusatsi wose. Uku niko bimeze ubu ngubu. Hanyuma ugenda ufiringa in n'igiponda cyasigaye, ugasiga ahantu hose, ukamasaja mu mutwe. Massage ni iy'ingenzi, uko umasaje niko poroteyine ziba zinjira mu ruhu, bikoroha kugira ngo bigere ku musatsi neza. Ugakomeza ukamasaja uko uri kumva bikenewe, ugakomeza ugasigamo wenda ibiri extra niba ubona hari aho amisinze hejuru, ugakomeza ugakora akamasaje kawe, kaba kanakenewe rega mu mutwe. Guys, munyita umusazi ariko iyi shashe dukoramo ibyo kurya tuvuye guhahira amfasha cyane. Umusatsi uguma hamwe kandi
umwanya umwe, ukamfasha gukora utundi turimo, poroteyine bitanjojobaho, kandi sinanduze n'utundi dufire twanjye cyangwa imyenda nambaye. Imyenda yanjye yanduye already ariko nta kibazo. So utegereza 20 minutes, ugahita ukaraba mu mutwe neza na shampoo, conditioner, ukamekinga sure byose kubikuyemo. Sawa guys, ubwo ndaza kubereka resulta zavuyemo, stay tuned. Guys, izo nizo resulta zavuyemo, kuri njye ndabona ari byiza, nawe uzabigerageze umbwire niba byakugendekeye neza nk'uko byangendekeye.